niba Imana ikubwiye ikintu ikagusezeranya ikintu yuko izagikora, Imana ni igitangaza. Hari igihe itakubwira igihe ariko ikagusezeranya yuko izagukorera ikintu runaka. Kubera ko utazi igihe rero biba bisaba guhora witeguye, usenga ubudasiba, wirinda, wigengesera, ubaha amategeko yayo, ugendera mu nzira yayo, ukora ibyo igusaba gukora mu nzira nziza. Ariko hari n'ibyo ikubwira ibikubwiriye mu murimo wayo. Uwo murimo wayo rero aho ibikubwiriye niho izagusanga n'ubundi. Nisanga waratirimutse ukavayo, nibwo Imana izaza ikakubwira ngo kuki ngushaka nkakubura, kuki nzana ibyawe nkakubura. Reka nkwibire ibanga nshuti y'umusaraba wowe nkurikiye, ikizakubwira yuko ibyo Imana yavuganye nawe ari ukuri ni uko ibivuga rimwe, ikabivuga kabiri, ikabivuga gatatu, igahora ibisubiramo. Hari n'abantu murambirwa yuko ibisubiramo. Oya, ntukarambirwe. Burya iyo ibivuga ibisubiramo ni ikimenyetso ibiguha, igira ngo ikubwire yuko ibyo yakubwiye ariyo yabivuze kandi neza izabikora. Hari abantu mujya muvuga ngo Mana ibingibi sinshaka kubyumva mu matwi yanjye, ndabirambiwe, ndashaka gukora. Ntimukitotombere Imana nshuti z'umusaraba. Iyi Imana ibirepesi bisubiramo, ikongera ikakubwira ngo mwana wanjye ninjye wavuganye nawe iki kintu, nzaza, rega ntabwo nibagiwe, nzaza, nzagikorera igihe, wowe komeza undindire kuza ko nzaza. Iyi gisubiyemo ikirepeta, ikongera ejo ikakivugana n'undi, ejo ikabukorera mu bandi bahanuzi, ejo ukumva igisubiyemo ndetse ikanagusanga. Icyo ni igihamya gifatika cy'uko ari Imana yavuganye nawe. Suka imbaraga nyinshi Imana kubavuga n'ubutumwa, bakwamamaze bakomeye batajegajega, kuko dore benshi baraguye kubw'imbaraga nke. Ubwo shitani irushaho kubagusha none, si neza ko ufite imbaraga nyinshi zirenze kuze. Nyemerera mubyeyi uzibasukeho, basenye kandi bakongore indiri ze zose. Inshuti z'umusaraba, bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyemari, wongeye kugaruka hano kuri iyi channel, mbazaniye ijambo Uwiteka nanone yashyize ku mutima wanjye. Ntabwo biba byoroshye, ariko Uwiteka yaduteje intambwe nk'uku nguku, turaza tukavuga icyo Imana yateretse kuri twe, hanyuma Imana ikikorera ibyayo. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, Mana y'ibyiringiro byanjye, ndagushimiye muri aka kanya wemeye kongera kunteza intambwe, nkongera nkagaruka hano kuri uru rubuga. Uwiteka, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro, reka abankurikirana bose bagubwe neza kubwira ijambo ryawe wemeye ko rincamo. Nsengeye umuntu uwo ari we wese ugiye kunkurikirana, Uwiteka ngo mugirire neza kandi umuhe kumva iri jambo ryawe, iyi message yawe. Bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba bakundwa, dusangiye umusaraba wa Kristo Yesu, ngarutse hano nkuzaniye ijambo Uwiteka yateretse ku mutima wanjye. Imana ikugirire neza wowe unkurikiranye. Nanone ndongera gushimira abantu mukomeje gukora subscribe, mukora like, kugira ngo tujye tubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana Imana iba yaducishijemo, kugira ngo mugubwe neza kandi kugira ngo mugire aho muva, mugire n'aho mujya bitewe n'icyo Imana yaducishijemo. Bene data nshuti z'umusaraba, kubabwiriza ubutumwa bwiza ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ni ibintu biba bigoye ku buryo ushobora gutandukiraho gatoya, uyu mwanya Imana ikazawukubaza. Ngomba kuzirikana yuko byanga byakunda ibyo mbabwiye
nanjye Imana izahindukira yagera ikabimbaza, ikambaza ngo kuki wavuze ibi ngibi atari byo nakubwiye, kuki wakoze ibi ngibi atari wo mujyo wanjye, kuki witumye, kuki wavuze ibyo ntavuze. Rero uyu mwanya nk'uyu nguyu biba bisaba kugira ngo umuntu awukoreshe neza, adatandukiriye, atabeshyeye Imana, avuga ibinyakuri nk'uko Imana yabimuhaye kubivuga nyine. Bene data rero niyo mpamvu mbabwira ngo ntabwo byoroshye, kuko hano hagaragara kenshi abantu bavuga iby'Imana itababwiye, cyangwa se agahanura avuga ko Imana noneho imuhaye mesaje n'iyi ayizanye kandi ngo yihutirwe. Ntabwo mbipinze cyane, ariko hari igihe rimwe na rimwe bashyiraho amadetayi y'amatariki, ayo niyo ngaragariza kenshi rimwe na rimwe yuko ibyo baba bavuze aba ari agatwiko, aba ari kugira ngo nyine mwihutire kubireba, wenda mumugwirize viyuzi, mumukandire like, ariko mubikurikirana ariko nta mumaro. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo hari igihe iyo abantu benshi mukunze kubikurikirana, ntukuremo ibintu by'umumaro, birangira bikubereye uburozi. Rero biba byiza iyo umuntu umubonye rimwe, ukamubona kabiri, ukamubona gatatu, biba byiza iyo ukuye amaso ukavayo, ukavuga uti wowe ntabwo nzongera kukureba, kuko naje gusanga ahubwo utari umukozi w'Imana, ahubwo uri umutekamutwe uturutse kwa Satani. Rero Imana ibagirire neza, mwebwe mukunda kunkurikirana, kandi njya mvuga ngo niyo baba babiri cyangwa batatu bankurikiranye bagasoza iyi video bakayisoza, ni ukuri kandi Imana ibaha umugisha. Kuko iyo uyirebye ntekereza ko Imana iba yakubwiye ngo komeza wumve na kiriya gikurikira, wumve na kiriya, kandi mujye mugira umwete wo kugira icyo mukuramo cyabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ntabwo iyo tuje aha ngaha tuba tugira ngo ugire ikintu utora cyakugirira umumaro, cyakubera akabando wicumba mu minsi yawe usigaje kubaho. Kuko urabona waryamye, urabona wabyutse amahoro, urabona uri kugenda bikemera, ariko ejo ntabwo uzi yuko uzaramuka, ntabwo uzi ko iri joro uri buramuke, wabonye uramuka ariko ntubizi. Niyo mpamvu rero igihe Imana yaguteretsemo ukwiriye kugikoresha neza, ukakibyaza umusaruro mu gihe ugishoboye gukora, kugira ngo umunsi Uwiteka aguhamagaye, nshuti y'umusaraba, Imana izagira ikikwibukiraho, kuko abakoresheje iminsi yabo yo kubaho neza bakayikoresha neza, Imana izabibahembera. Rero ikinzanye aha ngaha ni ijambo Imana yateretse ku mutima wanjye, ririmo risogota, ni ijambo rivuga ngo rinda isezerano Imana yaguhaye, kuko ibyo Imana yakubwiye kuza ko bizaza, naho byatinda wowe komeza ubirindire. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mukomeze muhagarare ku munara nka Habakuki, mukomeze muhagarare mushikame, mwere kunyeganyezwa n'imiraba, mwere kunyeganyezwa n'imiyaga, kuko icyo Imana yavuze no kugikora izagikora, itarebeye ku bantu, itarebeye ku bikorwa ukora byiza, izarebera yuko wayirindiriye ugahagarara ku munara urangaguza aho Uwiteka azaturuka. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo nzi aho uhagaze arihe, ariko niba uhagaze aho Imana itaguhagaritse, niba uhagaze ku munara w'ibyaha, kazi yake nturindire yuko Imana izaza, kuko hari ibyo Imana ijya itubwira ngo yabizanye rimwe na rimwe, isanga iradushaka iratubura. Ngira ngo nigeze mbabwira ukuntu Imana yigeze kumbwira ngo kuki ngushaka nkakubura, ndibaze nti Imana ishaka ikambura gute ndi mu isi? None imvugo y'Imana bene data ni imvugo ishamaje, utari mu mwuka ntabwo ushobora kubyumva. Naho ukumva igihe yazaga izanye ibyanjye, hari ibyo yazaga igasanga nibereye wenda mu matiku, igasanga nibereye mu kwiheba, ugasanga mpugiye mu bindi bitayihesha icyubahiro. Yanshaka niba yarambwiye ngo nkwiriye guhaguruka nkayivugiro, yanshaka igasanga nyine si byo ndimo. Kumbi ni uko Imana yambuze. Iyo Imana ikubwiye ngo kuki gushaka ikakubura,
nuko ibyo wavuganye nayo gukora uba utabikora nk'uko bikwiriye. Niba yarakubwiye ngo ubwiriza abantu ubutumwa bwiza ukaba utabikora, niba ushaka nyine ntizakubona, kuko aho izagushakira ni aho ngaho. Niba yarakubwiye gusura abarwayi ukabasengera ntubikore, aho izagushakira ni aho ngaho. Niba yarakubwiye gufasha imfubyi n'abapfakazi mu buryo Imana yaguhaye, aho niho Imana izagushakira. Nigushaka izagushakira aho ngaho, nikubura nyine nibwo izakuburiraho. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, mureke dukorere Imana tugifite uburyo, tugifite ubuzima, kandi buri muntu wese ahagarare mu isezerano Imana yamuteretsemo. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana ni seriye. Niba Imana ikubwiye ikintu ikagusezeranya ikintu yuko izagikora, Imana ni igitangaza. Hari igihe itakubwira igihe ariko ikagusezeranya yuko izagukorera ikintu runaka. Kubera ko uba utazi igihe rero, biba bisaba guhora witeguye, usenga ubudasiba, wirinda, wigengesera, ubaha amategeko yayo, ugendera mu nzira yayo, ukora ibyo igusaba gukora mu nzira nziza. Rero ni ukuvuga ngo iby'Imana biza bigusanga aho yasezeraniye nawe. Cyakora hari igihe igusezeranya ikakubwira icyagukorera uri mu byaha. Burya ibigambiriye yuko urekura icyaha ukajya mu nzira Imana igushakamo. Ariko hari n'ibyo ikubwira ibikubwiriye mu murimo wayo. Uwo murimo wayo rero aho ibikubwiriye niho izagusanga n'ubundi. Nisanga waratirimutse ukavayo, nibwo Imana izaza ikakubwira ngo kuki ngushaka nkakubura, kuki nzana ibyawe nkakubura. Ari hahandi usanga umuntu yitotomba yibwira ati Imana kuki wambwiye ibi ngibi ntubikore, kuki wansezeranyije ibi bintu nkaba mbirindiriye imyaka ikaba ikubanutse, uruhara rukaba ruje, nta kintu urankorera. Ese ni wowe wavuganye nanjye? Mbese ugahora wiheba wibwira niba ariyo yakuvugishije bikagucanga. Ariko burya hari igihe Imana iba yaravuganye nawe. Ariko hari n'igihe rimwe na rimwe aba atari Imana yavuze, abenshi mubitse amasezerano y'amahuri, mwavuganye n'abantu mutavuganye n'Imana. Icyo nje kukubwira rero, nje kukubwira yuko isezerano ry'Imana rero riragerageza. Isezerano ry'Imana rijya ritinda, ijya yemera yuko ritinda rikamara igihe, rikabanza kukugerageza, rikagerageza kwizera kwawe, rikareba uko wihangana. Imana ijya ibyemera nshuti y'umusaraba, ijya yemera yuko bijya bibaho bikagucangacanga. Imana ikaritinza atari uko ikwanze, ahubwo ari ukugira ngo irebe urukundo uyikunze, irebe uko uyikorera, irebe uko wihangana, irebe uko uyinambaho. Benshi mwagiye muva mu isezerano ari nta mpamvu, kubera ko isezerano ry'Imana ryatinze kuri mwebwe. Hari igihe rero ritinda bitewe n'uko Imana yabishatse, ishaka kugerageza kwihangana kwawe, ireba uko ukomeza gusenga, uvuga uti Imana yabikora itabikora ariko nzakomeza kuyizirikaho kabisa mpaka mbinguni. Ijya yemera yuko bitinda, kandi burya ibitinzi igambiriye gukusanya amashimwe yayo n'imirimo yayo, kugira ngo umunsi yamanukiye kubikora yerekane ubumana bwayo kuri wowe, yerekane ko ari yo ibikoze atari abana b'abantu babikoze, kuko Imana ikunda icyubahiro cyayo kurusha uko ugihereza abantu. Rero nibikubwira, jya uhagarara mu mwanya, urindire isezerano ry'Imana nshuti y'umusaraba. Isezerano riragerageza. Bene data nshuti z'umusaraba, ni ukuri ijya yemera yuko ritinda rigaca mu nzitane, ikashyiraho inzitizi kugira ngo ibitinze ukomeze usenge, kuko ibibona yuko rimwe na rimwe ushobora no kubizana ugahita ubishingukamo ukabivamo. Ntabo wabonye se Imana yagiriye neza? Bayiteye umugongo, bayeretse igihandure. Abo ni bamwe Imana yambwiye kuvugaho mu minsi yashize, mu barebye ikiganiro cyangwa se message navuze mu minsi yashize, yuko Imana igiye kongera kubagarukaho. Haraba Imana yagiriye neza, irabatabara nk'uko yavuganye nabo, ariko barangije bayitera umugongo, ntibaguma mu murimo Imana yabahamagariyemo. Rero Imana nubona itindije isezerano yavuganye nawe,
ntuzumve yuko hari urundi rwango igufitiye, ntuzumve yuko Imana yakuvuyeho, ntuzumve yuko Imana yakurekuye. Ijya ibitinza, ijya ibyemera, ijya ibyemera nshuti y'umusaraba, ahubwo komeza kwerekana kwera kwayo, ukomeze uyisenge, ukomeze uyishikameho nshuti yanjye, naho byatinda bizaza, wowe ukomeze uyirindire. Njya mbabwira ngo burya uko imyaka igenda ihindagurika, hari umwaka wawe Imana yavuze utazigera urenga n'umunsi n'umwe, n'isaha yayo Imana izaza ikikorera ibyayo ku gihe cyayo. Nuko ubushake bw'Imana rimwe na rimwe kuri twe hari igihe bujya busharira, ariko busharira bufite isukari buzakuzanira mu gihe kizaza wowe utazi. Ikitunanira gusa niki? Ni ukuguma mu mwanya wayo no kuguma ku munara, turindiriye turangaguza tureba aho Imana izaturuka, ngo tugume dusenga, tugume dukiranuka kugeza igihe Imana izazira igakora ibyayo mu gihe yateganyije, twe tutazi ariko yo izi. Hari ijambo nasomye riri muri Zaburi, reka turirebe. Ni ijambo riri muri Zaburi mu bice 25. Turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Duhereye ku murongo wa 2, haranditse ngo Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Ku murongo wa 3, siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe. Ku murongo wa 5 usoza, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Ni wowe ntegereje umunsi ukira. Bene data nshuti z'umusaraba, isezerano ry'Imana riragukaranga, ukibaza niba ari Imana mwavuganye bikagucanga, ukibaza niba ariyo mwavuganye, ukumva wabivamo, ukumva wabishingukamo. Iri sezerano ryagerageje umugabo witwa Aburahamu, imusezeranya yuko izamuha urubyaro imyaka irihirika, ariko akomeza kurwana. Iri sezerano ryagerageje uriya mwana we witwa Yosefu, riramugerageza. Iri sezerano ryagerageje abatubanjirije benshi, ariko mwabonye ibyabaye kuri Aburahamu. Igihe cyarageze Imana isohoza ibyo yavuganye nawe. Imana ibikorera kwiyubahisha, yerekana kwera kwayo, yerekana imbaraga zayo kuri Aburahamu. Ariko hahirwa umuntu uhagarara ku munara akarindira icyo Imana yavuganye nawe. Naho cyatinda nshuti yanjye kizaza. Wowe guma ku munara nkaba kuki, urindire, urangaguze, ariko usenga, ariko wiyiriza, ariko uhamagara Imana, kuza ko naho yatinda izaza ntabwo izaceceka. Izaza ntabwo izaceceka. Twasomye Bibiliya iratubwira ngo siko bizaba kuwamutegereza. Ntawe uzakorwa n'isoni ku muntu uyirindira, ariko ngo ku muntu uva mu isezerano ryayo akarivamo nta mpamvu. Ese ubundi hari impamvu yadutera kuva mu isezerano? Ni iyihe mpamvu? Ni iki cyagutera kurekura icyo Imana yavuganye nawe, ukarekura ibyo Imana yakubwiye kubera ko utinze gukora? Se wabivamo ukajya hehe? Ni iki wagiriramo amahoro? Ko ahantu hose Imana ibera hose icyarimwe, ahantu hose Imana ihari. Bene data nshuti z'umusaraba, abari gukorwa n'isoni muri iyi minsi ya none ni abavuye mu isezerano ari nta mpamvu.
abari kumwaragurika ni abari gukorwa n'isoni bavuye mu isezerano ari nta mpamvu. Guma mu isezerano, icyo Imana yakubwiye kuza ko naho yatinda izaza nshuti y'umusaraba, kandi izaza iziyerekana mu nshuti zawe, iziyerekana mu bavandimwe bawe, iziyerekana mu miryango yawe. Wowe ikigushakaho gusa ntuwijandike mu byaha, yikomere ukomeze uyubahishe, ukomeze uyihamye. Erega nubwo isezerano ririmo rikubabaza, ririmo rigukaranga, humura. Ntabwo yavuganye nawe yananiwe gukora, ntabwo yavuganye nawe ari uko idashoboye, ahubwo igihe cyayo ni uko kitaragera. Munsi cyageze uzabimenya nshuti y'umusaraba, munsi cyageze izaguhoza amarira warize, munsi cyageze izerekana ubumana bwayo, nawe uzibaza utese ninjye cyangwa n'undi. Gusa ikitugora ni ukurindira isezerano ryayo yavuganye natwe. Ariko ku muntu wihangana akageza iherezo, nshuti y'umusaraba, igize igakora ikerekana ubumana bwayo. Igituma Imana itinze isezerano, ndacyakubwira ngo ni ukugira ngo umunsi yabizanye izabizane yarabikusanyije, yarabirundanyije, izane ibyo yavuganye nawe, kandi izane n'impozamarira mu gihe gikwiriye yateguye. Mwere kwirwanirira mushaka kwakira ibyo Imana itavuganye namwe. Burya hari igihe iby'Imana yavuze iyo bigiye kuza, habanza pirate ya Satani, hakaza ibisa nk'aho ari iby'Imana yavuze, bikaza byizunguza bitaratamba imbere yawe. Rimwe na rimwe iyo utabaye maso, iyo utabajije Imana niba koko ari ibyo, hari igihe wakira Satani akagupfunyikira imiyaga. Imana igizane bifatika, ibikuye mu bifatika, mu masengesho afatika, atari amasengesho ya pirate. Imana ikiyerekana nk'Imana kuri wowe, ikerekana ubumana bwayo. Waraciye mu nzitane z'ibibazo, ugakomeza guhamya Imana, ukerekana kwera kwayo, ugakomeza guhamya ubumana bwayo, ukirinda icyaha. Imana ikavuga ngo ubwo wirinze icyaha ukarindira isezerano ryanjye, nanjye reka nze nkwiyereke. Imana ni seriye, itanga ibiseriye mu gihe wabaye seriye. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, ndakwingingira guhagarara ku munara nk'Abakuki, ukarindira ibyo Imana yavuganye nawe. Ni ukuri kuza kwizaza, ntabwo izaceceka nubwo hari abayibeshyera. Ariko nshuti y'umusaraba, ibyo yavuganye nawe, ikizakubwira yuko isezerano ryaturutse ku Mana. Reka nkwibire ibanga nshuti y'umusaraba, wowe unkurikiye, ikizakubwira yuko ibyo Imana yavuganye nawe ari ukuri, ni uko ibivuga rimwe, ikabivuga kabiri, ikabivuga gatatu, ikabivuga kane, ikabivuga gatanu, igahora ibisubiramo. Hari n'abantu murambirwa yuko ibisubiramo. Oya, ntukarambirwe. Burya iyo ibivuga ibisubiramo ni ikimenyetso ibiguha, igira ngo ikubwire yuko ibyo yakubwiye ariyo yabivuze, kandi neza izabikora. Haleluya. Ibyo ivuze irepeta, hari abantu mujya muvuga ngo Mana ibingibi sinshaka kubyumva mu matwi yanjye, ndabirambiwe, ndashaka gukora. Ntimukitotombere Imana nshuti z'umusaraba, kuko iyo ubivuze gutyo neshe kubugize. Iyi Imana ibirepesi bisubiramo, ikongera ikakubwira ngo mwana wanjye, ninjye wavuganye nawe iki kintu, nzaza, rega ntabwo nibagiwe, nzaza, nzagikorera igihe, wowe komeza undindire kuza ko nzaza.
nk'iyi gisubiyemo ikirepeta ikongera ejo ikakivugana n'undi, ejo ikakorera mu bandi bahanuzi, ejo ukumva igisubiyemo ndetse ikanagusanga, icyo ni igihamya gifatika cy'uko ari Imana yavuganye nawe. Ariko niba umuntu aje akakubwira ikintu ukumva ejo si kivuze, ukumva ejo ntigisubiyemo, ushatse wazajya ucishamo umukato ukavuga uti iki kintu nakibwiwe n'umunyamubiri wari wishakira amaramuko. Tujya duhura nabo benshi inshuti z'umusaraba, icyakubwira amasezerano mbundikiriye hari ayo naje kumenya nyuma y'uko ari amahuri, ari amasezerano nabwiwe n'abantu atari amasezerano y'Imana. Niba Imana ikubwiye gukora, Imana ikaguhata gukora ikintu runaka ku muntu runaka, gikorera igihe, kuko nawe mu byawe hari ibyo uri kuzitira uri gutuma Imana idakora. Hari ibyo uri kuzitira uri gutuma Imana idakora. Niba Imana igutumye ku muntu runaka yuko hari icyo ukwiriye gukora, gikorera igihe, icyo gihe Imana ibikubwiriye. Kuko iyo ubikoze utuma hari ibifunguka kuri wowe, ugatuma hari imiryango ifunguka kuri wowe, bigatuma Imana ikora. Rero iyo Imana ibikubwiye ntubikore, burya nawe hari ibyo ubuzitiye kuri wowe. Ariko iyo ubikoze kubera ko wakozwe ku mutima, bikorera igihe, n'Imana nawe izikorere ku gihe, kuko hari ibyo ifungura kubera ko hari ibyo ukoze, kubera ko hari ibyo wagambi, ari ibyo Imana yagucishijemo, icishije mu mutima wawe. Iyo ubikoze rero ukabikorera igihe, n'Imana iraza ikagira ibyo ifungura kuri wowe kubera ko wumvise umuburo w'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, rero nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo guma ku isezerano, gume ku munara, ntuve mu isezerano ari nta mpamvu. Ujye ukomeza urindire Uwiteka, ukomeze umunambeho. Bibiliya yatubwiye ngo siko bizaba ku bamutegereza, ngo keretse bava mu isezerano ari nta mpamvu, bene abo bantu nibo bazakorwa n'isoni. Mujye mwirinda kwicira inzira ibyo Imana ntibikunda, kuko Imana ibonye ugiye kwicira inzira irakureka. Iyo wiciriye inzira ukabona bipfuye, ibyo wari ugambiriye byanze, Imana nibwo igaruka noneho ikavuga ngo ubwo ibyawe rero wari ugambiriye gukora wari wariciriye inzira byanze, noneho rero mu mwanya nikorera, ikaza igaseruka nk'Imana. Haleluya! Igaseruka nk'Imana ikikorera, n'izaseruka nk'Imana ikitamurura kubera ko wayihaye umwanya igakora nyine nk'Imana, kuko Imana iyo ibonye ugiye kwirwanirira abanza ikakureka, yamanuka ije gukora ikerekana ubumana kuri wowe, ikakwereka yuko ibyo ikora ibikora nk'Imana, ikihesha icyubahiro kuri wowe kubera ko wayihaye umwanya. Rero bene data, muharanire guha Imana mu mitima yanyu no mu byanyu byose. Ibyo ukora byose ubiterekemo Imana. Ibyo ugambirira gukora uhamagara Imana ibibemo. Ntukagire ikintu na kimwe ukora utagihamagayemo Kristo Yesu, utagihamagayemo Imana. Nshuti y'umusaraba, icyo kintu ntaho cyacamo, gishobora kutaramo. Ariko iyo ugihamagayemo Kristo Yesu, ukagihamagaramo Imana, Imana ishobora kukubwira inzira ukwiriye guca, ikakubwira ibyo uzirinda kugira ngo ibyo bintu byawe bitazazamo inzitane, bitazazamo ibibazo. Ukagihamagaramo Kristo, ni ukuri Imana igiha umurongo, yarangiza ikakubwira ngo ndagushyigikiye. Ikintu wumvise Imana itakubwiye ko igushyigikiye, ntukagihagurukiremo. Nubona Imana itaragusubiza, nubona Imana itarakubwira ngo haguruka noneho ukomeze cyangwa se utangire ndi kumwe nawe, nshuti y'umusaraba, ushatse waba ukiretse, kuko ushobora kugitangira bikarangira uhuriyemo n'inzitizi, ukibaza impamvu Imana itigeze ibana nawe. Impamvu itigeze ibana nawe ni uko utigeze uyihamagaramo, kuko ibyo Imana uyihamagayemo ijya imanuka ikabana nawe, cyangwa se ikakuburira, cyangwa se ikakubwira ngo ibi bintu bireke mwana wanjye, ibi bintu si byiza, wahura n'inzitizi zimeze gutya, wahura n'ibibazo bimeze gutya,
ibi bubyihoreye, nzakubwira cyangwa se kora ibi. Imana nibikubwiye ngo kora iki kintu nzakiguheramo umugisha. Nibikikubwiye bwa mbere ntugatangire, nikikubwira bwa kabiri ujye urushaho gusenga, nikikubwira bwa gatatu gishokemo noneho ugikore. Icyo gihe Imana iba iri kumwe nawe. Rimwe nzigira mbaho ubuhamya bw'ukuntu nashatse nkubaka urugo, rimwe Imana yabimbwiye nkabitinya, ikongera ikabisubiramo nkabitinya. Nta mafaranga mfite, nkibaza ngo ibi ngibi ndi kubwirwa aho si iby'abahanuzi b'amarangamutima. Ariko rimwe Imana irambwira ngo mwana wanjye, ko nkubwira gutangiza umushinga, nkaba narakubwiye ko nzabana nawe, nkakubwira ko nzabyikorera, mfite uko nzabigenza, ngo urindire kugwiza amafaranga. Rindira, niba ushaka kuzabikora ariko wagwije amafaranga, ndabiguhariye ngaho uzabyikorera. Imana ni igitangaza, Imana ni seriye. Yabimbwiye rimwe, bimbwira kabiri, bimbwira gatatu, ndavuga reka nze mbisengere, nsaba Imana umurongo, noneho nyibwire ngo noneho ikimenyetso ihita impereza ikimenyetso, ikoresha umuntu amereza amafaranga. Ayo niyo natangijemo umushinga. Irangije irambwira ngo tangiza umushinga, amafaranga mpita njya kwandikije invitation. Umushinga ngo utangira gutyo, nta nkwano mfite, nta bishyingirwa mfite, n'abagabo nabo bagombera ibishyingirwa. Mbese ibyangombwa byo mu rugo bisabwa ku mugabo nta na kimwe mfite. Hari igihe Imana ikoresha abantu rimwe na rimwe bakabona ko abantu rimwe wenda ari ukubarushya, ariko burya Imana ibifite icyo ishaka kwikorera mu bantu. Abantu bashobora kwitotomba bagutuka bati kuki watangiye umushinga, kuki washatse kuturusha bene aka kantu, kuko nahuye n'urugamba rumeze gutyo. Nanjye nasubira imbere y'Imana, Imana ikambwira ngo nibajya bavuga ujye uceceka. Nshuti y'umusaraba, ibintu byarabaye bigenda neza, ibintu biratungana bijya mu murongo. Urugamba sigarana n'urugamba rwo kumva abantu bambwira cyangwa se bavugira mu matamatama bavuga ngo ubu bukwe tubahaye amezi 3 nakuri urugo, abandi turuhaye imyaka 3, ariko ubu ngize imyaka igera mu 9 urugo nkirurimo. Abantu bazi ko ejo rurasenyuka, bakabona Imana irarwubatse, bakabona ejo bazi ko ejo uri bupfe, ejo bakabona burakeye. Kubera iki? Kubera kubaha Imana ukaguma ku munara. Nge nizera yuko iby'Imana yavuze atari umwana w'umuntu uvuze. Imana ijya ibikora kandi ikabikorera ku gihe. Naho uyu musatsi mureba washiraho, wapfuka, hakaza uruhara, ariko nizeye yuko ibyo nabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Iyavuganye na Simewo, uriya yabwiye ngo ntabwo uzakurwa mu mubiri utarabona Umwami Imana. Muribuka yuko yarinze abona Umwami Imana, imvi zarabaye uruyenzi. Bene data nshuti z'umusaraba, nuko yarindiriye isezerano ry'Imana, ari ikintu yari yarabwiwe n'Imana, akizirikaho. Ariko akimara kubona icyo Imana yavuganye nawe, yaravuze ati noneho Mana, mbonye yuko utabeshya, noneho kubera ko icyo wambwiye nkibonye, noneho Mana usezerere umugaragu wawe amahoro. Bene data nshuti z'umusaraba, ikitunanira kwihangana ni isezerano, ni ukurindira isezerano. Nigize mbabwira rimwe, nzongera nabigarukeho, buriya Imana idusezeranya isezerano, ikatubwira yuko izadukorera ikintu runaka. Ikitugora rero ni ukurindira igihe cyayo. Itubwira yuko izabikora, ariko ikaduhisha igihe izabikoreramo. Rero iki bishaka gukora ni iki? Nuko tuguma mu gusenga, kandi burya nubona ibitinze, nuko Imana ibigishaka yuko ukomeza ugasenga. Bene data nsoza,
nasoza nkubwira ngo komeza urindire isezerano icyo wavuganye n'umwami Imana. Hari abantu njya mbona rimwe na rimwe mubishingukamo, ariko uba wishuka. Jya uguma ku isezerano, urindire Imana. Nubona ari kugerageje ukomeze usenge, nubona ari kugerageje ukomeze usenge, nubona ari kugerageje ukomeze usenge. Nshuti y'umusaraba, gusenga hakimukiramo byinshi. Gusenga ni urufunguzo rufungura ibyari bifungiranye. Gusenga ni urufunguzo rufungirana ibyari bifunguriwe kuza kukwangiza. Rero ubuzima ubayemo budasenga, jya uzirikana yuko buzagutagangaza. Ariko umuntu uri mu buzima busenga, nshuti y'umusaraba, niyo hazi ibitagangaza, ibi nta kizakunaniza, kuko Imana izakoherereza imbaraga. Kuko nta kimana izemera kukugerageresha ngo kitari rusange mu bantu. Kuko ngo muri ibyo byose nubwo byakubaho, burya ngo ishobora kugucira akanzu. Akanzu ni iki? Iguha imbaraga zo kwihangana ukageza igihe cy'isezerano, ukageza igihe Imana izazira kwitamurura ku buzima bwawe, ikerekana gukomera kwayo kuri wowe. Soza rero nakubwira ngo komeza wihangane, ukomeze umurindire. Ntabwo Imana izagukura mu mubiri itarasohoza ibyo Imana yavuganye nawe. Soje nkubwira gutyo, wabyemera utabyemera, ni Imana yashyize ku mutima wanjye ngo nongere nkwibutse yuko iyavuganye nawe ntabwo yacecetse, ntabwo yaguteye umugongo, nta nubwo amatwi yayo yapfuye, nta nubwo amaboko yayo yaheze. Izaza kandi niza, uramenya itazagusanga mu byaha, kuko hari igihe yazi ikagushaka ikakubura. Nigusanga mu byaha ntabwo izakora, ariko nigusanga aho yagusize izakora. Ni ku Uwiteka avuganye nawe. Shalom shalom, nakagaruka. Amahoro y'Imana nabe muri mwe.